mubere ku rugamba woka wawe muganza mana ni urakoze ndakunezerewe kuramburiye amaboko kubera ko icubahiro ari cyawe reka izina ryawe rihabwe icubahiro. Imana irambwiye ngo uri kuri kamera data wa twese arambwiye ngo muri uyu mwaka wari ugiye guseba ariko data arambwiye ngo akuye igisebo kuri wowe. Haleluya. Ikwambukije inyanja wari uri kure. Haleluya. Haleluya. Amen. Nukuri Imana irambwiye ngo inyanja ari imbere yawe. Yego. Uwiteka mbonye agufasha ukuboko. Mana nguhaye icyubahiro. Nkubwire ngo humura witinya iyakwisa umugabo ikakurengera ikagukiza urupfu rukomeye. Irambwiye ngo nkubwire ije kukurengera. Haleluya. Haleluya. Mana ndagushima. Imana y'amahoro irambwiye ngo nkubwire ngo aya mafaranga yakuzengereje waburiye igisubizo data wa twese arambwiye ngo yake. Haleluya. Mana urareba. Wini nivo sasa dosai uri mwisa urarufana umega. Imana yo mwijuru irambwiye ngo nkubwire ngo guhera ku birenge kugeza ku musatsi Imana igiye gukora. Haleluya. Data wa twese arambwiye ngo nkubwire ngo agiye kukugaburira. Haleluya. Mana ndagushima. Imana y'amahoro irambwiye ngo nkubwire ngo aya mafaranga yakuzengereje waburiye igisubizo data wa twese arambwiye ngo yake. Haleluya. Mana urareba. Wini nivo sasa dosai uri mwisa urarufana umega uri igisubizo cy'ibibazo byacu reka izina ryawe aredeve tosai. Oui papa ni wowe ni nivo sasa dosai uri Imana ndimo ndakumva urakoze ndagushimye kubera kumbwiye ngo ku musozi atuyeho ukoze ikiremeza uninivo sasa dosai urakoze ndagushimye Yesu. Uravuze ngo ugeze no mu nda ye hari icyo ukoze ugeze no mu nda ye hari icyo ukoze mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ndagushimye urakoze kutabaye kandi urakoze kurengera urakoze kuje urakoze kuje gukubura urakoze kukuyemo imyanda yose birakoze. Ndagushimye kubera ko uruwera wa Isirayeli amaze igihe ku musozi maze igihe kinini mu gahinda wararize uburu waguhoza nano wakuguhumuriza komere kandi ushikame burya gusenga bigira umumaro. Burya gusenga bigira umumaro. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo bakwisa amazina haraye Imana ije guhira. Imana nishimye. Imana yambwiye ngo ku musozi utuyeho wari igitangarizwa ariko Imana ije gukora igitangaza akira agaciro Imana iguhaye mu izina rya Yesu. Ariko Yesu imbaraga zawe ushakazi wawe mubere ku rugamba woka wawe muganza Mana ni urakoze ndakunezerewe kuramburiye amaboko kubera ko icubahiro ari cyawe reka izina ryawe rihabwe icubahiro. Imana irambwiye ngo uri kuri kamera data wa twese arambwiye ngo nkubwire muri uyu mwaka wari ugiye guseba ariko data arambwiye ngo akuye igisebo kuri wowe. Haleluya. Ikwambukije inyanja wari uri kure. Haleluya. Haleluya. Amen. Nukuri Imana irambwiye ngo inyanja ari imbere yawe. Yego. Uwiteka mbonye agufasha ukuboko. Mana nguhaye icyubahiro. Nkubwire ngo humura witinya iyakwisa umugabo ikakurengera ikagukiza urupfu rukomeye. Irambwiye ngo nkubwire ije kukurengera. Haleluya. Ufite ubwoba nubwo urukura rudasinzira nubwo urukwibaza ukabura igisubizo. Mana urabizi kuva saa 7 n'igice kugera saa 11 nari maso ndi gutekereza byancanze
Oh. kuko izanye ibyo kugutuza Imana izanye ihumure ayiwe simbizi ariko Imana irambwiye ngo tuza kukura byikorera Haleluya. Mana ndagushimye. Ngushimye yuko uri Imana itajibeshya. Ngushimye yuko uri Imana itari ikiragi. Ahubwo uri Imana ivuga igakora abantu bakabibona. Nuhabwa icyubahiro. Ayiwe y'umuturage yumvise ijambo rya mudugudu arishima cyane. Akagira idamusezeranya ukazamukorera. Ariko byajya gucya kabiri ukumva uwo mudugudu yavuyeho yarangiza bya bindi akabibura ariko wowe urinde ijambo ryawe ibihe n'ibihe shimwa Mana kuko uri Imana iriho yabayeho kandi izahoraho nushimwe. Haleluya. Amen. Yego bakunzi ba Concordia TV show ni gutyo dutangiye mu mwuka mutazajya mujyanga ibyo turi kuvuga tuba turi kubeshya ngo tuvuge ngo nabakozi b'Imana ku munwa gusa ahubwo nabakozi b'Imana Imana ikoresha mukozi w'Imana Imana iguhumugisha. nawakiriye mu izina rya Yesu ariko nyakunda kuvuga ngo Reba niya mikoro ifunguye neza tutaba turi kuruhira ubusa. Yego gutyo imeze sawa. Imana iguhumugisha. Yego iyibutsa abadukurikiye ibutsa abadukurikiye amazina abantu badukurikiye ndi Nyirarukundo Alphonsine. Yego Nkunda Imana n'abantu bayo abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Yego Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Indamukanya y'abana b'Imana nukuvuga ngo Yesu ashimwe. Oya Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Yego icyo nkundira umwuka hari abantu bajya bahamagara ngo mukozi w'Imana ngo mpanurira. Ubuhanuzi ntabwo ari radio. Shobora kuba ndi kumva radio Rwanda nakumva ibitariho ntabishaka nkashyira kuri Sarusi cyangwa nkashyira kuri Keti Radio cyangwa nkashyira kuri Lycée Musanze shaka kumva ibyo ngibyo ariko Imana ishatse kuvuga ivuga mu gihe ishakiye. Impamvu mbivuga ni iyi wari wicaye tugiye gukora ikiganiro turangije gukoresha undi mukozi w'Imana ariko biranze n'ubundi Imana ikubuza amahoro kugira ngo umuhe message ye. Haleluya. Amen. Nanjye ndangije mboneraho. Yego. Nabyo byaje. Nanjye yanjye ubura yimpaye Imana ishimwe. Tuba tugomba guhamya rero hayigo umuntu yahanura mukagira ngo nugupapira oya. Oya ndi umuhanuzi ubyiyumva. Ibyo Imana ikubwiye ngo uyu mwaka igiye kuntabara. Igiye kumpa ibitotsi nanjye nsinzire kandi birakomeye byayobeye abanyabwenge nibikoma ngoma ariko twabo mu bikari turahishurirwa. Haleluya. Maze nk'icyumweru buri gihe nkanguka saa 7:30 nkongera gusinzira nka saa 10:30 n'uyu munsi niko byangendekeye. Kai saa 11 nagombaga kubyuka nkitegura saa 12 umuntu twagomba guhura akagira utuntu nkorera kuri kamera ubundi nkaza mu kiganiro. Kari turi mu kiganiro n'abandi bantu babanje numvise ibitotsi bifasha amaso ari kugira ukora kudasinzira suko mandi kwirondo ahubwo ni kwa kundi uri gutekereza ukavuga uti Mana ibiko bingose Mana biragenda uti. Elisa na Gihazi bari baryamye hanyuma Gihazi arabyuka ageze hanze aragaruka abwira Elisa ati databuja ko mbuza aho nyura ko hanze tugoswe ko tugoswe turanyura he. Hanyuma Elisa aramusubiza ati iyaba wari ufite amaso yo kureba imbere gato cyangwa se ushoboye kwerekwa ukareba izitugose. Bibiliya bivuga neza iratubwira ngo ako kanya Gihazi arerekwa. Yego. Iratubwira ngo ako kanya Gihazi arerekwa amaze kwerekwa ngo abone ingabo nyinshi cyane zikubye za zindi nshuro nyinshi. Hanyuma aragenda abwira sebuja tumva databuja dushaka twakwiryamira tukageza nejo
kuko dufite iziturinze. Yego. Elisa aramubwira ati burya kirazira, ahubwo reka duhaguruke. Maze ngo arahaguruka, ageze hanze akoresha itegeko, aravuga ngo mu izina ry'Uwiteka Imana nkorera, mwebwe ni muhume. Haleluya. Amen. Maze ngo za ngabo zari zije kumufata zirahuma, zimaze guhuma, Bibiliya bivuga neza ngo Elisa aragenda abajana ku mwami w'ico gihugu. Ageze arababwira ngo kugira ngo twerekane ko twatsinze, ko dufite Imana, aba bantu bagaburire, mara kubagaburira barye bahaye, uko buri wese ashoboye kurya arye kandi anywe ahage, hanyuma basubire iwabo bazavuge ko muri Isirayeli hari Imana. Haleluya. Amen. Bazavuge ko muri Isirayeli dufite Imana. Uyu munsi wa none natwe dufite Imana yadutabaye bikomeye. Reka ngutangarize itangazo rivuga ngo nawe hari zikugose Imana ikoherereje. Nukuri nubwo urukura udasinziye, kubera iki kibazo uri kuvuga ngo none biragenda bite. Umva nkubwire, ntabwo Imana iragukoze isoni, kuko ingabo Imana yohereje zizanye n'ibisubizo mu biganza byawe. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Muri amahoro. Yego. Mumeze neza. Turaho. Narimba kumbuye. Nacyo. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo kubakumbura bintera kubabona, kubabona bikantera kunezerwa. Yego. Harabo nishimiye kongera kubonana nabo, harabo nishimiye kongera kuvugana nabo, harabo nishimiye ko bampamagara tukongera tukaramukanya. Yego. Hari abamama twasenganye barakira, hari ababyeyi twasenganye babyara neza. Mu minsi yashize nari ndimo nganira n'umumama ambwira ati ariko rata ibintu biragoye, ibintu biranyobeye, ndikumva nareba iyo nigira, ndamubwira ariko rata have. Yego. Ndashima Imana ko Imana yamutabaye, ndashima Imana ko Imana yatabaye ababyeyi twasenganye, ndashima Imana ko mfite abakobwa uyu munsi bicaye mu mago yabo, Imana yampaye abakwe, ndabishimira Imana. Ndashima Imana ko abingo zitari ziri gukunda ubu bifitiye icizere. Yego. Hari ukuntu ingo zidakunda kandi tuzibayemo. Nukuri. Mugabo akabana n'umugore mu rugo, ariko nyine bimeze kwa kundi nta wabwira undi ngo sheri waramutse, bagahurira ku meza ubundi ibintu bitagenda neza. Ariko mfite ibyiringiro kandi by'umugisha ko hari biri kugenda neza. Abapapa bamaze kwigirira icizere, abamama bamaze kwigirira icizere, abatari bafite akazi bafite icizere. Ndashima Imana ko abo naganiye nabo muri ibi bihe bitambutse hari umunyago najyana imbere y'Imana. Kuko hari benshi bagiye bampamagara. Ndafite umwana w'umuhungu uba muri Tanzania, nahari no kunyumva yumve ko mukunda cyane. Ndamukunda cyane. Twamenyanye hamaze amezi 2 ari bwakijijwe. Hanyuma muri uko gukizwa kwe byari bigoye bitewe n'impamvu runaka kandi zitandukanye, kuko buri wese agira impamvu ziwe. Ndashima Imana ko kuva mu kwezi kwa 8 kugeza kuri iyi saha turacyari kumwe. Ni umuhungu wanjye, nanjye ndi mama we. Uwo ni umunyago najyana imbere y'Imana. Ndashima Imana ko mfite abarundi kazi. Uwo ni umunyago najyana imbere y'Imana. Abagande kazi ndabafite, ni umunyago najyana imbere y'Imana. Ndashima Imana ko dusenga Imana ikumva, kandi nkababwira ngo nabo bitarakunda mugira ibyiringiro ko bizakunda, kuko ndi kubwira abantu muri iyi minsi ngo nimuhumure nubwo bikomeye, ariko dufite igisubizo. Ndashima Imana ko hari by'Imana yagenjeje neza, nubwo ntabyera ngo de, ariko burya tujye twibuka. Ubushize narababwiye ngo tujye twibuka amateka kugira ngo tutazica amategeko, ariko Yego. Ati uwibagiwe amateka yica amategeko.
nari ndimo mbwira abantu ngo umuntu wibagiwe amateka yica amategeko kubera ko amateka niyo atwibutsa aho twavuye nayo atwibutsa aho turi kujya. Ikindi ndimo ndabwira abantu muri iyi minsi ngo ishyamba urimo rihagararemo neza. Turi mu ishyamba tukaryita ikigerageza ariko burya nawe ujya ucunga neza umenya uburyo wageze muri icyo kigerageza. Uyu munsi rero ngewe ndabaganiriza ndi kubabwira ngo mube maso kubiri kubagerageza mutaba mwarabigizemo uruhare. Burya nubanza kwibuka aho wavuye nibwo urubona n'ikimenyetso kikujyana aho ujya. Shuti yanjye ishyamba urimo rihagararemo neza, uhagarare ku munzani wawe neza kugira ngo ubanze urebe ko ibiro byawe bishitse, numara kurihagararamo neza nukuri ndakurahiye urarisohokamo neza. Uyu munsi rero nari mbakumbuye ariko kubakumbura binteye kubabona. Cyakora reka mbabwire ijambo rimwe ryo muri Bibiliya, rimwe gusa ntago nagenda nabivuze ko nabyihanganira. Ntabwo nakwihangana kugenda ntabivuze ngo nturara utabivuze. Ngiye gusoma ijambo rimwe gusa turasanga muri Samweli wa mbere ibice 16 ni ku murongo waho wa yambara rinete ugira ngo urebe neza. Ariko buriya nkawe ayo wazanshakira rinete nzima nanone ntago inzima zirabone. Buriya wowe unshakira rinete nzima ntago byatugwa neza. Imana iziguye mu izina rya Yesu. Oya zishake wowe niwe nzitumye. Yego irankoresha ni wowe nzitumye. Oya ni wowe nzitumye. Yego nanjye nyine mfite abantu dukundana hano. Abakunzi bawe bagufashe kugira ngo iri deni urivemo. Nukuri pe. Murakoze cyane. Ratareka nze dusome muri Samweli wa mbere 16 turahera ku murongo waho wa 13. 13 haranditswe ngo Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukaho imbere y'abakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane, nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nari mvuze ngo uhereye Samweli ahera ko yenda ihembe. Nshaka kukubwira ngo nawe ubwawe ibyo urimo nubihagararamo neza, ukanyurwa n'ishyamba urimo, ukanyurwa n'iki gihe uhagazemo, ukanyurwa n'uko ufite inzara ariko ukiringira ko ejo uzarya, ukanyurwa n'uko uri mu ikode ariko ukizera ko ejo uzabona inzu, ukanyurwa n'uko wa mukobwa utarabona ukubwira ngo sheri ariko ukizera ko ejo nawe Uwiteka araza gusukeho amavuta yuzuye mu ihembe kugira ngo imbaraga z'Imana zikuzeho. Amen. Uwizeye Imana ntazakorwa n'isoni. Nukuri. Uwizeye Imana ntabwo azamwara. Uwizeye Imana nta kizamutungura. Uwizeye Imana nta kizamunyeganyeza. Mbabarira wowe urukunyumva nawe urukundeba uri mu Rwanda no hanze y'u Rwanda, wumve ko kwizera Imana ari igiti cy'umwimerere mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ijambo ry'Imana yantumye kukubwira ni ukukubwira ngo hagara mu mwanya urimo, wageragezwa uhagarare, wasubizwa uhagarare, ukuri kose hagarara kuko ukuri kose binyuze Imana. Umuntu najya kubwira ngo byagenze gutya ujye umubwira ko usanzwe ubizi. Nahuye n'umugabo ambwira akantu gakomeye na n'uyu munsi ndacyakagenderaho. Yaranyigishije arambwira ngo umuntu nakubwira ngo konkora udarakwanga uzamubwira ko wari usanzwe ubizi. Nakubwira ko se bishimba kwanga uzamubwira ngo wari usanzwe ubizi. Rero nawe hagara mu mwanya urimo, Imana izigutabarika urengere ni mu izina rya Yesu. Amen. Yego mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha. Dusoza reka tugusabe uduhe nimero umuntu yakuboneraho, uwafashijwe nkuko nafashijwe rwose azaguhamagare n'undi dusoreze n'isengesho. Ni karibu. Nimero yanjye ni 078 62 58 37 Kadusenge Imana. Mana data wa twese uri mu rurembo rwo mu ijuru, turagushimye ko abanye natwe uyu munsi wose, ukaba watwemereye kuvuga ijambo ryawe nk'uko riri. Tugushimiye amasaha waduhaye kandi nyaguhora ku ngoma. Turagusabye ngo intambwe z'ibirenge byacu ujye uzikomeza
kandi ujye uduha kuvuga iby'ukuri twere kuvuga ibinyoma, kuko ibinyoma ntaho byakura abana bawe, ibinyoma ntabwo byakwigisha umuntu. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nta mpumyi yaranda ati yindi. Twebwe rero ntabwo turi impumyi, ahubwo ujye uduha gukomerera mu byawe, kandi tuvuge ibyo udutumye, tuvuge n'ibiturimo, ndetse twere imbuto zikwiriye abihannye, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wakoze kubana nanjye, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen.